wansize cyangwa winkora uri kunjabata nyine wimbwira ureke kunjabata kuvuga no kunkuraho bihuriye hehe ariko Mana nyir'ijuru ko kubutuzirukira hehe wambabariye ukantega amatwi kuko wambabariye umva nyine ukuntu byaje abana bafite ubuhenebere mwarahenenebutse turajya ngo bahenenebuke bahenenebuke mwarahenenebutse mumaze igihe mudakina mugiye gukina mu buhe buryo sasa sura nshya ni yihe uko biri kose n'ubundi twatangaga amasomo yego ntabwo tuzajya kure y'amasomo twatangaga ariko tuzahindura uburyo bw'amasomo yego kubera ko twabonye ko bifite umusaruro kandi ko tunabifitiye ubushobozi bwo kubikina hanyuma byanteye courage byarangiye babaye narababaye sicyo ndababara noneho kurwanisha amasengesho n'ijambo mbishyira hasi tangiye tukajya twesurana ariko ibaze mwicaye ku meza n'umutware uvuye mu masengesho ugiye ubona umukozi aje gutegura yarangije akabwira umugabo ntanambwira ari njye wamuzanye muryoherwe ibihe byiza kuri mwese mubana natwe kuri mama Charlene official TV Clement Bajyamahe ndahari nagarutse n'abamama mubona imbere yacu beza cyane ariko mwambaye neza no kuri Imana mama Charlene bitese egera ariko ndaho meze neza yego meze neza wambaye neza cyane hari ukuntu ujye utangiza n'isoni ni ukubera iki oya buri munsi nambara neza cyane buri munsi ambara neza ngira isoni usanzwe ugira isoni Mana we urakoze cyane abakubonye ubwa mbere ni urinde kugira ngo tubakire mwamaze kutwibira twamukesha Imana Emerita ndi umumama w'abana 5 yego niwe mama Charlene nje mama Charlene okay urakoze cyane tugiye kuganira ku bintu byinshi musura nshya ya filime mugiye gukomeza ariko muri uko kugira ngo tuze kwigarukaho uri kumwe na mugenzi wawe mama ndi kubona wambaye neza cyane mwamwegereza microphone akadusuhuza muraho neza mama muraho neza amakuru ni meza meze neza yego ndashima Imana wambaye neza merci okay wanasokoje neza ameze nk'umwadeperi hanyuma rero twagiye cyane nibyo ntabwo nibeshye ntabwo wibeshye reka mwikwije kweri no ku misatsi hose mwanateze bien nuko turi ababyeyi dushima Imana tuba dufite aho twavuye habi tuba tugenda tugera heza kurushaho kandi biracyaza kuko Imana iracyakora yego mwiteguye no gukina filime ariko tugiye kugarukaho isura nshya tugiye kugaruka mu mafilime mwabyiteguye aho twaba turi hose udutunge kuko ari wo mwuga wacu ari nako kazi katuba mu maraso mwakina filime twabikora muradukinira filime yego turabakiriye mwese rero haba wavuze ko witwa nde amazina yanjye Ndakimana Claudine ndi umubyeyi mama nde mama Nuru kuryo zina ko ari Islamura Nuru nuko ndyumva bagabo nibo bita amazina okay ubwo nyine uyu mugabo yisize n'umwana ntago ari hifata gutya nakurakoze cyane Isa Ayivani Nuru akoze cyane aha turabakiriye mwembi kuri mama Charlene official TV tubahaye ikaze Nshuti bakunze mudukurikiye twakiriye abamama babiri bagiye gutubwira byinshi bijyanye no gukina amafilime niba na ngombwa baraza gukina filime ariko buriya nge iyo baza gukina bateranye ibipfunsi byaba byiza ko nkunda na filime yo gukubitana ibipfunsi cyangwa yo kurasana indi y'abasirikare ndayikunda zikunda hanyuma twabaye ikaze mwese kandi turabishimiye mukomeze kugira ngo twireka ko turi kumwe nge ndi Clement Bajyamahe hanyuma mama Charlene umeze neza ufite morale ndi kumwe na koko ni koko ni koto ni igitenge hagati aho ngaho rero isura nshya tugiye kubabonaho vuba aha ngaha muri filime bimeze gute muri filime ko dufite amakuru ko mugiye gutangira gukomeza gahunda ya filime
okay wenda bari basanzwe badukurikirana kuri filime isohoka kwa gatandatu yitwa ubuhenebere karundura ikinwa n'abantu n'ubundi nabo nyine batoroshye nkanjye bafite ubuhenebere oya abantu barunduye bazi gukina iby'ubuhenebere karundura bazi kubikina ntabwo babifite ahubwo bazi kubikina mboka niko mbabyumvise buri batabifite ubwo twe twarahenenebutse abandi bafite ubuhenebere mwarahenenebutse turagira ngo bahenenebuke mwarahenenebutse abamerje uzi ko mukina filime koko wana nese mutangiye ikiganiro mu gukina filime uzi ko muyikinnye wana koko mwamusaga mukina filime ukina urinde wakinaga urinde nyina ndi koko handi baraho bakoresha kodine hari gutera nyina kenshi ariko koko rigenda riza cyane ugakina ikirore yawe akenshi ni yihe nta role nakina iyo bakuzeho nko muri filime Charlene iherutse role hariyo nyina ari mukadata hariyo nyina amutwarira umugabo we nge nari umukozi wo mu rugo ukamutwara umugabo we yewe yananteye inda narabyaye uwo mutwara umugabo gutera inda yego ko warabyaye bakayigutera bien ngiye byaye iyo filime nta kibazo ugira mu myemerere oya na filime kuko tuba akenshi filime dukina ni filime zitanga inyigisho kandi myemerere mvuze bumva icyo ari cyo mu myemerere bumva icyo ari cyo nsobanurira mu idini none se ubu kuba wenda nakina mu idini ni nk'uko nese hari mushobora no gukora wenda nk'indirimbo runaka mukabanza mugakina wenda ibijyanye n'ibiri muri ya ndirimbo mukabikinaho gatoya nta kibazo ujya ugira nta kibazo ngewe barabyumva bo bafite imyumvire myiza ko hari amadini imyumvire itandukanye twebwe tuba dutanga inyigisho uzabyumva azajya byumva utabyumva abifata uko ashaka arore koko uzi ko usobanutse mwa niba cyo wikorera filime nta bintu by'imikino kukuzanaho iby'amadini n'imyemerere ntabwo birimo buri wese agira imyemerere murakoze cyane avuze akantu keza arashakaga mama Charlene isura imufite bundi mumaze igihe mudakina mugiye gukina mu buhe buryo sasa sura nshya ni yihe uko biri kose n'ubundi twatangaga amasomo yego ntabwo tuzajya kure y'amasomo twatangaga ariko tuzahindura uburyo bw'amasomo yego kubera ko twabonye ko bifite umusaruro kandi ko tunabifitiye ubushobozi bwo kubikina hanyuma byanteye kuraje urabona hari impamvu yanyuzemo ituma tudakomeza gukina twahuye n'ibintu byinshi nawe arabyara birumvikana nanjye ndwaza abana muri bwa buryo bimera nk'ibintu bitongeye ariko turabifite ku mutima hari ahantu nagiye bituma mvuga ngo iyi filime igomba gukomeza nagiye ahantu umuntu arambwira ati mama Charlene atuzi ko hari umugore wampamagaye akambwira ati mama Charlene yakinnye ibintu ati sangana ubuzima afite mu rugo Imana imbabarire nari nakinnye ndi umugore wirirwa mu nsengero shaka umukozi nkajya mubwira ngo ujya wita ku mugabo wanjye ari wowe wirirwaga mu nsengero cyangwa mu byumba no mu byumba hose no zakanyarira nkajya mbwira ngo hangane akanyarira sha no gusengera urugo nge ngasigara yita ku rugo wakoraga ikirere warwitagaho gute tubwire kabisa gaho nkasasira umugabo amazi yo muri dushe yo koga ngo nyine nawe iyo ufite icyo ushaka washimye urugo wageze mu rugo rurimo byose ugerageza buryo cy'umugabo umureshya bikarangira nyine watangira umukozi byakujemo ko wamureshya umwe mubi umva n'imyenda irihinda ahubwo mvirope igikapu cyacu mvirope ni nziza nuko nyine birangira mwemeje kandi bibaho byabayeho kandi uramwemeza ukajyamo n'amusasira mu buriri yego ageraho nera n'inda uretse yabugutereye ku buriri cyangwa muri salo yamugiye gutereye iki muri iyo filime ubu navuga ngo ni he cyangwa mwasohotse hari igihe yagusanze mu cyumba turi muri filime mwakinnye ahubwo nge arya yansanze mu cyumba cyawe ndi kumusasira abihera aho ngaho no mu cyumba nyine akaza aho yaba yagiye yaba yagize ate agera aho angurira n'inzu yanjye ni birebire ni ukuvuga ngo abatarazirebye turazibakumbuje kuri mama Charlene official nshuti bakunze hano ni filime mama Charlene mwakinnye ibyo bintu byarangiye ubabaye ngwiki byarangiye babaye narababaye sicyo ndababara noneho
kurwanisha amasengesho n'ijambo mbishyira hasi tangiye tukajya twesurana ariko ibaze mwicaye ku meza n'umutware uvuye mu masengesho ugiye ubona umukozi aje gutegura yarangije akabwira umugabo ntanambwira ari njye wamuzanye muryoherwe yirebeshwa gutya nareba ukuntu afite imbaho n'imbazo nta n'ikintu andusha ukibagirwa ko ari wowe wamusigiye umugabo nareba ukuntu umutima w'umugabo nawe wagiye imbaraga ndazibura y'amasengesho nirirwaga nsenga apfa ubusa ntangira kujya nesurana nawe none se urabona arabyibushye nanjye ndi kuri size nese nimba yararambiwe abantu banini ashaka n'utwana turi kuri size kandi none yaramusigiye waranamunsigiye asanga none na size yanjye ikora akazi neza ibyo nari kubizi size yakoraga akazi neza size yakoraga akazi neza none size ariko rero aryama akamubyiga ko yabona kana nkanjye kuri size nanagenda akabona sinagenda mubyiga ngo datawe ngaho mura ntushyiriremo n'imiyaga n'ukuntu nagukuye mu giturage imiyaga gutamusigiye umugabo se nese sinamufashe neza nkuko wabizi none se washaka mama Charlene muhe microphone tumubaze yari ari kuguhora iki ko yagusigiye umugabo nje yarambwiye ngo nsigaye nita ku rugo ngo nje nita no ku mugabo we nese igitsina gore cyakwita ku mugabo gute yegora hose ukamushyuhiriza amazi ariko ntumuherekeze mu cyumba nese ubwo gabo hari ibindi babikenewe nago umugabo kayakeneza mu rugo ntago ari zo gushyushya amazi ngo no gufura imyenda mu rugo umugabo akenera ibintu byinshi madauta umbabarire murazikina byarangiye rero ubwo baye umugore w'uwo mugabo se cyangwa yaratashye iwabo narahagumye ngeze aho rero mpamagara Imana iranga yanze kuntabara ntangira kujya mu bapfumu ntangira kumukubitisha inkuba ariko banyatse ibitambo by'umwana nkabibura kananirwa banyatse igitambo cy'amaraso mbasukira amaraso y'inkoko maze nyabigisha iti aya maraso ntabwo ari ay'umuntu sinkubitishi n'imigero kuko natanze y'inkoko kandi barashakaga y'umwana wanjye mukuri nari ngeze ahantu habi nukuri kw'Imana noneho ibaze kugira ngo ampagarare hejuru atwite niho tuheruka kurangiriza ampagarare hejuru ati koropa na hariya nkajya nkoropa ari gupanga n'umugabo wanjye ukuntu bagiye gusohokana byageze iguma mu cyumba we n'umugabo we wajya he nyine mbinzererezi y'umugore iraho ajya nkoropa imirimo yakoraga wararaga hese ubwo umva nawe wajyaga mu cyumba cyawe nararaga mu cyumba cyanjye nungo wahari nyene afite ukuntu yamusangaga ko yari amutangiye kumugurira inzu yari yamuteye n'inda yego noneho dore akicara mu ntebe umugabo akajya akora kunda ndeba ndi gukoropa wavanye washaka kwigisha irihe somo nashakaga kwigisha isomo ry'abagore batita ku ngo zabo bakaguma mu nsengero nshaka kubabwira inshingano bakaziharira abakozi abagore bajya mu nsengero batazi kugandukira abagabo babo shaka kubwira abantu ko naho wasenga cyane ute utamaje kuganduka ku byo mu rugo amasengesho yawe apfa ubusa kandi yamara gupfa byakugaruka Imana yibereye hariya nakubwira itubuza ubwenge mwaba mwagiye nyine abakozi nabo bakamenya kuganduka we bagashishikara ubundi umukozi ukujyanira amazi y'umugabo muri dushe umukozi umenya umwenda w'umugabo akawufura akawutera ipasi akamumenyera ibyo kurya ubundi ongeraho ngo akanamusasira ngaho yarangiza akanipimaho akanamusa iki nacyo cyaragiye akajya aryamaho no kureba yaragiye aripima ku gitanda ati ye baba we araryama navuye iwacu turara ku madeye bahiriraho madeye nza munda mu mbaraga sa kuyorosa ariko akuyorosa kugeza i Kigali wenda guhaye akamatera uryamaho aguhaye uburenganzira bwo kugera mu cyumba cye arara ku rutanda rugeriye ugiye kurusasa ubwo se utaryama ngo urwidunde wumva umunyenga n'umugabo rugusanga avuye muri dushe waryama he mukarwumvanaho umunyenga n'umugabo we ntabwo twagurwumvanyeho nyine yari akikomeje ariko nyuma amaze koroha nyine nanjye ubwo mba ndamukaje muri make wabonye umusigaranye uravuga reka niga uburyo nanjye ntuducakirane cyane izo ngeso warazigiraga se ubundi ujya kuva iwanyu wari usanzwe uzifite ubwo turi muri filime hoya ntago nari nzifite zaje nyine uko nagendaga mara iminsi nagendaga nyine mpinduka nta wundi uzi kwigishije ugiye uhura n'inzanga y'umugore ikwegurira ibyayo harahiye waje kubyara umwana tayari ubwo nabaheruka ntwite nawe kutwite muzagaruka warabyaye se ubwo nyine ariko mwerekanye muri filime yanyu mwerekanye uburyo bayiguteye
byagiye biboneka ukuntu bayiguteye nyine ukuntu yaje akamukinjira tukaryama hoya ibyo baribanga gusa nyine ariko buriya akakara kantu ko muzagashyiremo aho agaragaza wenda ukuntu ushobora winjiyemo kugashyiramo oya nanone ari ukuntu ukora akantu ati wenda uko byagenze bagahindura agasura bakakanyuzaho gatoya reka da n'ukuntu winjiye mu ishuka bazajya babifata ibyo ntabwo ari twagarutse ngombwa, noneho rero ababyeyi. byanasenya Turubatse, uwo mugabo wawe nawe yagize yarafushye se oya twagiye inshuti bakunze rero ni mama Charlene official TV twari tugarutse ku filime hanyuma kuri ubu ngubu hakaba harimo ko iyi filime mugiye komeza gukora mugarutse mu yindi sura nshya kuki ari isura nshya hagati y'isura nshya no kuba mwarakinaga hari iki okay uko biri kose ziriya twagiye dusohora twagiye tuzisohora mu ntambara nyinshi twari turimo ari iz'uburwayi bw'abana ari uyu nguyu nawe yarakuriwe yanda bamuteye muri make ntabwo byari byoroshye rero ubu nta bikituvuna dufite ari abana barakize nawe yararuhutse kandi amaze no kugira imbaraga kandi noneho tumaze kubona ko ibyo twakoraga bifite agaciro mu bantu urebye uburyo bazinyishyuzamo bampamagara abantu bite nabyo byaduteye kuraje mwari mukinnye episode zingahe ni nyinshi gereranya nyinshi si n'ama episode n'ama season hubwo n'ama season twari tugeze mu ma episode menshi pe urebye n'imbere filime zanjye zatangiye ni nyinshi navuga ngo zageze muri 70 ingahe muri ni nyinshi urakoze cyane hanyuma kuba mugarukanye muje mu sura nshya mu isura nshya ni content mwahinduye ni imyandikire mishya ni n'abakinnyi bashya ni topic tubwira isura nshya ukomeza ikintu ukomeza abakinnyi bo nta kibazo bigeze bagira kuko afite abakinnyi bazi gukina kandi bafite ishyaka n'umwete bakora ibibarimo muri make no mu isura nshya mujemo nibo bazakomeza yego bazakomeza wenda dushaka kuzongeramwe abandi kubera ibyo tuzaba twanditse ariko n'uburyo bw'imyandikire nabwo bwarahindutse yego ubu dufite undi mwanditsi witwa Charlene rero urumva no muri ibyo bihe twari turimo yararwaye yanakira akajya ku ishuri kandi sinemeraga ko aza mu bintu bya filime n'ibiki ari kwiga ubwo rero urumva muri vacances yarazanditse nyinshi kandi afite impano yo kwandika filime filime nyinshi akunda kwandika zitangira zimeze neza hagira ushyiramo ibyo ukabona nyine hajemo ikibazo n'umuhanzi wandika filime nakoze cyane hanyuma muzakina kubiki cyangwa nabira cyahishe wenda twavugaho gato cyane ni ugukina filime y'ubuzima busanzwe ariko tubihuza n'ibintu byo mu rusengero harimo nka filime tuzakina twerekana ukuntu umuntu aba mu itorero igihe cyagera akarivamo apfuye ariko babana yasize yego kuko nta mbuto bigeze babona kuba Kristo hagati y'ubukristo na mama we w'umukristo cyangwa papa we bikamutera kuba atakomeza ngo agere ikirenge mu cyababyeyi bikasaba yuko rero hano tugomba kwera imbuto nyinshi kugira ngo abana bacu bakunde ibyo twakunze kuko ibyo mwakunze ndaza kubaza no nk'umunyamakuru mbere yo kutubwira ibya filime muzaba mutari gushyira igitugu ku bana kuba bakwihitiramo aho oya ntago ari ugushyiraho igitugu ubundi hari urugero hari ukuntu umuntu atera haleluya mu iteraniro agatera haleluya cyangwa agafashwa kumva ko n'abandi bagomba gufashwa ubundi hari ijambo uvuga n'amavuta uba ufite imbere y'abakirisitu umuntu agatera haleluya nta n'ibyo umutegetse agakururwa n'ibikurimo ni nako rero abana utiriwe umushyiraho igitugu hari analize uko bitwaraho uko mubaganiriza abashyitsi barari wabo abahanuzi bazi wabo mama yararwaye nk'ubwiyo tuzakina mama wazarwara abe mu bitaro imyaka myinshi najya no gupfa kiba ikibazo cyo kubona isanduku kandi asengera mu itorero ririmo abakiri kandi no kwa muganga yaraburaga icyarye
okay urakoze cyane koko uzaba ukina uzafata iherore ntabwo baraguhaye arabimenye ubwo ibindi witeguye gute witeguye gukina umuhere microphone ubyiteguye gute njye ntabwo ndayisoma cyangwa ntabwo barayimenyesha kuko ariko nk'ejo cyangwa ejo bundi nzaba nzi wenda ngo bigiye kugenda gutya ko mugiye kuyikinara ariko ibyo twakina byose rori iyo ariyo yose ngewe wama iyo ariyo yose ndayakitinga niyo kuniga iyo ariyo yose niyo kuniga cyane ntabwo kujwibura rwose nta kujwibura amujwibura vugisha uko zose wazikina rori iyo ariyo yose nta rori iginanira ibi byiza bibi ngiyumvamo hanyuma mama Charlene witeze iki sasa abantu bitege iki bagiye gukurikira iyi filime mu isura nshya nuko bagiye kubona andi masomo adasanzwe ariko yunganira ayari asanzwe umurongo turimo nuwo kugira ngo twigishe abakristo kuba abakristo ariko bihereye no mu buzima busanzwe ko bagomba ibintu by'Imana kubibamo ariko bakabinabigiramo ubwenge kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nubura ubwenge nzakureka nimba ari amasengesho bari gusenga urugero nimba umuntu asenze ati Imana mpa akazi nta nubwo uzasenga ngo Mana nkorera akazi nimba iguhaye akazi buri munsi warajyaga gusenga irakubwiye ngo none iminsi wagendaga gusenga yigabanye wite ku kazi yego niguha akazi waragasengeye hanyuma ukajya kugakora nabi bakakwirukana ntuzajye mu butayu ngo uvuge ngo abadayimoni bagusabye Imana yaguhaye akazi ubura ubwenge ugakora nabi nunareba nabi nta kandi izagushakira kuko ako yagushakiye utakabonye ukuvuga ko amasengesho n'ubwenge babivana no kuvuga ngo film izajya bifite insanganyamatsiko zitandukanye zitari mu maseri zitandukanye hari izaba zifite amaseri hari n'izindi zizaba zirangira zifite inyigisho zirangira okay munone se mwaduhishusho mwadusogongeza se ko musogongera wimvaho musogongera nako musogongera wa film mwabikora yego oya dusha no kuyihimba nanone aho yacu mu kintu twagiye yatangiye maze wasaze cyangwa inkoraho ukuntu uri kunjabata nyine wimbwira ureke kunjabata kuvuga no kunkoraho bihuriye hehe ariko Mana nyir'ijuru ko ubu tuzirukira hehe wambabariye ukantega amatwi koko wambabariye umva nyine ukuntu byagiye umugabo wanjye urumva nari maze iminsi 3 naragiye gusenga amasengesho y'amagore maze ntashye sheri asavuga cyangwa ubyibonye sanga ryamanye na murumuna wanjye ariko abantu musenga muranse Beya kuko nukuri kumbwira nuko ndikubwira se ni gute mugabo wajya kuryamana murumuna wawe wowe bawagiye he gusenga Imana yaguhaye uwo mugabo ngo ujye muta mu burisi ujya gusenga cyangwa wari kubanza kugandukira ukagenda ari uko amaze kuzuza inshingano zo mu none kurandira ngo nkukorere none se mu masengesho ntabwo ariho zubakirwa ibaza amasengesho yose y'iminsi 3 ndakubwiye ko urugo rwubakirwa mu masengesho ese nimba umugabo wawe aba agukeneye mu rugo ntabwo wasengera mugo ni ngombwa ngo ujye kwirukanka byigenda byose wabitunganyije kandi unamusengere ubwo se ubwo wandira iki ko wahubwo ari ufite amakosa ugomba gusengera umugabo wawe mukaganira ari na ngombwa naguhamagaye nawe masengesho yava mukabanza kubahiriza kora turi igicuyi baratwemeje kuri ko Imana muhise mubihimba birafashe twagiye
twagiye hanyuma rero muragakinnye barakoze batweretse ukuntu byonyine mutweretse ukuntu umuntu ahita akora filime yasanzwe kabisa muri aba professionnel kuko ukuntu bitangiye n'ukuntu yaje kubyinjiramo yakwishwituza adashaka ko umwumva antuka felicitation felicitation kabisa kuko kurabona ko abantu bakwirukirwa n'ubu nabo ntiboroshye umuntu uranamwakira koko nanjye ari kunshihura koko filime twayishoje mani ntundebe gutyo nanjye ari kumuhabura abantu umuntu nibura uranamwakira ukamwumva ukamusobanurira hagati aho rero filime ubundi zimara iki? njya mvuga ngo filime ni ubundi buryo bwo kwigisha mu buryo bwa filime kuko ibi byose ngenda nkina nibyo ngenda mvuga mu mpuguro no mu ijambo ry'Imana hanyuma ngashyiraho ubundi buryo bwa filime kugira ngo abantu barusheho kumva ibyo nshaka kwigisha udakunda ijambo ry'Imana kuko barahari azigira muri filime kuko nanjye hari izagiye zinyigisha udashaka kujya mu rusengero kubera yenda gucibwa intege n'abajyamo ntibamwerere imbuto yego tumukinire muri filime kandi filime zirigisha mu buryo bufatika niyo mpamvu ukuntu mushihuye nta gashihu usanzwe ugira nta gashihangira ariko nyine hari n'ikintu kibaye ngombwa yuko kaza nakazana ariko ibyo bibazo ntabwo njya muri make nkanjye nanjye dukinana agafilime se nicare hariya dukinane ariko njye turakinana turi gushotana ningushota ntabwo urira nanjye ariko nzikura guterana ntari nzi gutera nzi no gufunga rero impamvu wenda gatoya tutararenga aha impamvu nyine akinnye kuri numva ko ari kundirira akenshi tujya kuririra abantu twumva yuko hari icyo bari budufashe yego ariko kenshi nimba yasize umugabo akajya gusenga kenshi ibi ngibi n'abago bakunze nk'aba babakira bafite ibipangu bagasigana n'abarumuna cyangwa n'abakozi akenshi ni abantu baba bakunze kuba bafite ibyo kurya bakize banezerewe uyu nimba aje kundiririra sibyo ashobora kumva yuko wenda mu byiza twasekana gasava ariko iyo tugeze mu bibazo inshuti yawe ihite kwihakana kenshi niyo mpamvu nyine aje kundira nk'inshuti ye mita mwihakana mwereka yuko n'ibinakora ari we munyamafuti cyane niyo mpamvu aka kantu gahise kanza mutwe nyine ngombwa ko mita mushitinga kuko we yatangiye kugera mu bibazo nakoze cyane ukina neza koko felicitation merci mwakoze cyane mama Charlene turi gusoza uyu mwanya w'igikorwa kitegerejwe imbere iratangira ryari ndumva nko muri kira cyumweru izaba yatangiye yageze hanze yego kuri mama Charlene official TV zabiriho gatandatu neza cyane wikindi yego bayitege izaba imeze neza yes okay nawe ariko hari aho tuzakinana nzakina nande nawe wamenya gukina nkina nande zamuwo mukoko nzamukubita imigerisha umvise hanyuma rero abakunzi ba mama Charlene official TV bitege ibintu biryoshye muri iyi filime ije mu yindi sura okay ntwizere ko muzabikora neza n'abactrice banyu bazabigenza neza okay ubutumwa bahano ubuherero ubutumwa mp'abantu icya mbere ni ukuzayikurikirana ariko ntibabirebe mu kigari ahubwo bijya bibahindura kandi bayisangize n'abandi kuko iyo umuntu mugaburiye icyayi arakinywa yarangiza akakijyana hahandi bikarangira ariko iyo ugaburiye umuntu inyigisho zimugirira umumaro hanyuma ukaba umurohoye cyangwa umurinze kurohama ikindi abantu hari ukuntu hari ibintu dukina ugasanga cyangwa ibintu tuba twakoze twashyizemo imbaraga zose iz'amafaranga iz'umwanya kugira ngo dukore ibintu byiza hanyuma ntitwuzuze ibyo bashaka n'ibyo bakeneye umuntu natagira n'indi nkunga duha ariko nibura hari ukuntu hari umuntu ubundi ntago yanga ibyiza ahubwo ni uko abibura wowe nubona utuneguye ukabona ko turi gukinira ahantu hatari heza wadufasha uhafite cyangwa ukahadushakira buryo uba tugiriye neza yafite n'igitekerezo cya indi role yashyiramo yego yunganira icyo mu gukina kutwunganira mu buryo bwo kutugira inama ndetse n'undi muntu waba ufite umuhamagaro ushaka kurera impano ze ni ukudushyigikira mu buryo bwose yego koko
iyo uri gukina uri kuba umugore w'abandi guca inyuma abandi mu byose wabikoze ntabwo nta ngaruka zikugiraho hagati yawe n'umugabo wawe? we umutware wanjye nta kibazo kuko abazi ko ndi kumwe na mama Charlene ubu rikira mabukwe ni mabukwe binaniye kubivuga ariko nta kibazo yabigiraho ibyo nakina byose tuba turi kumwe ntabwo yabitekerezaho cyane kandi buriya umuntu ashobora kugufata ukundi bitewe n'uko akubona bitewe n'uko umubanira sibyo niyo mpamvu rero ushobora kumva wenda ngo ibisu wabikora ibi n'ibi wakinnye ugasanga ziraye zishya ariko iyo nta bindi bintu ujyamo byazagara ntacyo gukeka nta kibazo byavuka burya umuntu agutwara ukundi bitewe n'uko hanze abona umeze cyangwa ikindi wenda nka koko ukurikije koko mbere ku bantu bamuzi nanjye ntaramubona ntabwo ushobora kumenya ko ari umuntu kubera ibintu yakinaga cyangwa ibiganiro yatangaga wabonaga ari umudayimoni ariko aje mu gukina hano sanga ni umwana mwiza udafite n'aho ahuriye n'ibyo avuga cyangwa n'ibyo akina mbere atarakina filime nawe yari umucuyi ibyo yavugaga nibyo navugaga byinshi amakomedi ibiganiro byinshi ariko ukabona n'undi akenshi birimo ibintu by'ibishegu ibintu nyine nk'ibyo bivanze kiri umukobwa rero umenyereye gukina filime imyaka ingahe? ntabwo nyiza ariko umaze gukina nk'amafilime angahe? ni byinshi ntabwo hari n'ibyo mba ntibuka ni byinshi ariko akenshi yari amakomedi filime ndumva ari nk'ahantu habiri ahari niba atari hatatu ariko nyine ahantu nakinnye nkumva ndanabikunze nkanahagirira n'umugisha mama Charlene official wahagiriye umugisha gute cyane cyane ari mu mitekerereze mu kuba wagira ukuntu uhindukaho ukuntu kuko nk'uyu n'umubyeyi mama Charlene ni umurokore arambara wenda kwikwiza n'urugero ngiye rwose niyambaraga amadeshire izo za mini n'ibiki ariko nkimugeraho nkabona ukuntu yambara none numva nanjye nyine ndabikunze wahise wambara nawe nk'abadepe none ikintu cyaje kunshimisha ariko n'ubundi wenda nuko naraguye nari nawe naranabatijwe mu mazi menshi n'umwuka wera cyane ariko nyine hari igihe bigera tugasinzira bicanege bikaza buriya mu rusengero naho hari igihe haba harimo za haduye zibamo zibamo zirazwi urumva urakoze cyane rero ni ibyo ngibyo byose mama Charlene ngenda akomeza kumushimira cyane kuki ari byo wungutse gusa se kuki utungutsemo n'amafaranga byatewe neza yego ko mana ubu se urareba ntasa neza nguko bivanye muri filime ntasa neza amafaranga arahari ntabwo ari menshi ariko uko nagira stress nyinshi cyane ngo nabuze amafaranga wenda nk'uko kera byagendaga ubu siko byagenda urakoze cyane mama Charlene uri umudamu uri umubyeyi kugira ngo utekereze gukina amafilime birumvikana no kwigisha no kugira ngo abantu bawe bakebure bo kurangara bo kugira mbese n'inyigisho ese ubushobozi ubavana he kuki mudakina filime yenda zibinjiza muri ya miryango itanga n'amafaranga inkunga muzikuraho ubundi? ngewe rero njya mbwira abantu ngo iyo wunguye Imana nayo irakungura njya gutekereza ibi bintu bya filime nuko nabonaga filime ari ibintu bikurura abantu kuko nanjye nihereyeho iyo uri kureba ijambo ry'Imana n'iyo uri kureba filime za ba Kanyombya na ba Seburikoko ubona utakura y'amaso na ba Papa Sava rero mbona ndavuga inti abantu barangazwa n'ibintu biriya bigira umumaro muri bike ese uwazana inyigisho mu buryo bwa Gikristo hanyuma ijambo nigisha nkabishyira muri filime ntabwo abantu barushaho kwanguka rero ibyo gutekereza ngo kuzicuruza ngo no kugira gute ibyo bintu ntabwo nabitekereje buriya nizishaka zizaguka zicuruzwa cyangwa bigende gute cyangwa uterwa inkunga ko uzabishaka ariko ubushorama yawe nshora amafaranga njye nta muntu urantwerera n'ijana ni ukuri hanyuma rero iyo umuntu yambwiye ati mama Charlene ati wankiniye ibintu ati bira nibyo wanyuzemo cyangwa umuntu akajya kwatura ku muntu ati Imana imbabarire mama Charlene yakinnye ibintu sanga niko mbayeho mu rugo Imana imbabarire niko nagize urugo rwanjye hariya hano Imana iba hari n'abagabo bakorwaho
nabo barimo oya barimo Bakorwaho. barihana ariko abarihana nuko bihagararaho bihana nk'abagabo ubwo rero uwo musaruro ndi kubonamo nkabona ko filime hari abantu zihindura iyo niyo nyungu ya mbere ubwo rero no kuvuga ngo amafaranga nyakura he n'ubundi ni amafaranga y'Imana mba nakoze mu byayo n'ibyayo bijya mu bindi ubawunguye Imana ikakungura nayo ikanyungura ukabona ukuntu ubona za location nibishaka ukuntu ukodesha abakinnyi bahemba yego bagaburira bategera ugakodesha muryana neza tegara modoka bugenda bunukira abantu tumva isuzuki twagena mu modoka nziza duhamagara tugeze aho dushaka mukarya ni ku nkoko n'amafi cyane yego Imana yamennyemo Okay. Ndabashimiye cyane rero kuba mugaragaje ko mugiye kongera guruka muri filime mu yindi sura nshyashya reka tubifurize ibyiza byinshi n'imbaraga nyinshi ndetse iyi filime mu sura nshyashya izakomeza yubake imitima ya benshi ntabwo n'abandi kandi bafite iyo mpano bakeneye ariko gushyigikira umurimo w'Imana babyiyumvamo bafite umuhamagaro nabo bazatwandikira bashyigikira umurimo w'Imana cyane cyane mu kubaka umuryango na societe muri rusange turabashimiye cyane wakoze cyane koko ku kiganiro tugiranye wakiriye gute kuba tuganiriye ngewe warusanzwe nze oya bwa mbere umbonye ndumva ari ubwa mbere nkubonye mwako nyine nishimiye kukubona murakoze cyane mama Charlene wakoze kutuzanira koko kandi tugushimire ko muranshije neza cyane kumugaragara ko hagiye kuza indi sura nshyashya ya filime mugiye gukina ndabashimiye cyane bashimiye mwese mwakomeje kubana natwe mu kiganiro dukoranye n'iyi ekipe y'abamama hano mwabonye ko bashoboye aho bahita bakina tubatunguye ariko mwakoze kubana natwe nanjye Clement Bajyamahe bashimire kameramani wakoze iyo ngofero nabo wamanuye wampabuye wayibushyize mu maso cyane wakoze cyane tubashimire mwese mukomeze murakoze cyane mukomeze mugire ibihe byiza kuri mwebwe mwese mubana natwe kuri mama Charlene official TV ibihe byiza